bose ni abahungu. Abaganga barishimye cyane nabo ubwabo baraserebuye. Iyi ni Real Vibe, njye nkitwa Eric Wacu, banyita Eric Wacu. Tudatinze rero ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2024, ubwo abantu benshi hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda by'umwihariko bari kwishimira ivuka ry'umwami Yesu Kristo nk'umukiza. Mu karere ka Rusizi ho naho bari kwishimira ivuka ry'abana batatu bose bavukiye ku bitaro bya Gihundwe. Byifashe biti by'iyi nkuru y'uyu mubyeyi ukiri muto cyane wabyaye ba Emmanuel batatu ku munsi w'ivuka cyangwa se ku munsi w'amavuko wa Emmanuel. Reka tubyumve. Umubyeyi ukiri muto cyane, muraza kugira amarangamutima y'uyu mubyeyi wabyaye abana batatu kuri Noheli kandi bose b'abahungu. Mfite imyaka 25. Nkaba nari n'urubyaro rwa mbere, nimba ariko babivuga simbizi. Urubyaro rwa mbere ni inda ya mbere. Ni inda ya mbere. Nuko rero twabyakiriye neza, n'umutware yaje arabyishimira, mbese we baranaserebuye, nanjye nibereye mu byanjye. Nuko ni ibirori mbese. Nuko nanjye ntari mbishoboye, nari guserebura ariko ntabwo byari biri gukunda. Hano ni kuri Real Vibe. Mu ijisho ry'umunyamakuru rero twabashije kugira amatsiko ngo tubashe kumenya neza akazi cyangwa se ibisanzwe bitunga uyu muryango wakiriye abana batatu b'impanga. Uyu mubyeyi yadusubije muri ubu buryo. Nta kintu ngewe nkora, kandi nawe aradeya bisanzwe, nta birenze, nimba ariko babivuga, nta bintu bikaze akora. Uyu mubyeyi ukiri muto rero yifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhira Abanyarwanda, ariko hari icyo yabasabye kugira ngo nawe akomeze kuba yishimana namwe cyangwa se namwe muri gukurikira iyi nkuru, cyane ko mwumvishe ko mu buzima cyangwa se ubuzima bwe butameze neza mu rugo, kubera ko biba bigoye no kubona icyo kurya. Nyabone niba hari icyo wabasha kumva cyangwa se wamwumva, hari icyo wamufasha, hari icyo ushoboye cyinshi, kandi icyo wakora cyose Imana yaza guha umugisha mu mwaka utaha. Reka tumwumve. Yagize ati: nabasaba wenda nk'ubufasha bitewe wenda nuko babyumva, nyine nkuko babyumva, abana batatu kubashyitsa. Nta n'ikintu usanzwe ukora, uri umuntu uhinga cyangwa se unajya mu mirima y'abandi, nabyita guca inshuro? Yego, wenda kudeya. Noneho nkanifuriza cyane n'abantu bose wenda Noheli nziza, kandi n'abandi nabo bafite inda, Imana ibafashe babashe kuruhuka amahoro, kubera ko ni intambara ikomeye. Nyuma y'urugendo rutoroshye rw'amezi 9 rero uyu mubyeyi atwite abana batatu mu nda ye, uyu mubyeyi yakomeje ashimira ubuyobozi ndetse n'abakozi b'ibitaro bya Gihundwe kubera ko bamwitayeho guhera ku munota wa mbere kugeza abyaye cyangwa se yibarutse abana batatu bose kuri iyo tariki ya 25. Uyu mubyeyi yagize ati: yewe byaranshimishije uko bamfashije, kubera ko banyitayeho bihagije, ndabibona pe, kuko iyo batanyitaho simba nkihumeka umwuka w'abazima. Umuntu wese wakifuza kuza kubyarira hano ku bitaro by'Igihundwe, Mana arisanga pe, kubera ko ngewe nahahuriye n'umugisha pe, kandi ntago ari ugukabya inkuru, kubera ko kugira ngo uzabone ubyaye abana batatu ukababyara neza utabazwe, ni amahirwe y'Imana ndetse n'abaganga bari Igihundwe, kuko banyitaho bishoboka. Iminsi 365 ni myinshi, ni byinshi Imana baragiye irenza abantu. Rero ni igihe cyo gushima Imana cyangwa se no kwishimira kubwo ibintu byinshi, kubwo amashimwe menshi yagiye ituremera. Uyu mubyeyi nawe afite amashimwe menshi kandi yifuza kwishimana namwe cyangwa se no gushima Imana mufatanyije. Rero ufite inkunga cyangwa se ufite isabune, ufite amavuta, ufite ifu y'igikoma, wayimuhereza cyangwa se wayimugezaho
aho aherereye mu karere ka Rusizi. Ntibigusaba kugerayo, aho waba uherereye hose yashyizeho nimero ya telefoni ushobora kwifashisha kugira ngo ube wabasha kuba wamushyigikira cyangwa se washyigikira abo baziranenge bavutse. Yagize ati cyangwa se reka tumwumve atubwire inimero ye bwite ya telefone akoresha imubaruyeho ushobora kwifashisha kugira ngo ube wabasha kuba wamushyigikira. Nta kibazo, nimero yanjye ni 078 688 58 761. Iyo nimero ibaruyeho nde? Ibaruyeho Nirere Hawa. Inimero ibaruyeho Hawa. Rero mwabyumvishe neza ko ufite ibyo wamufasha cyangwa se wifuza ko nawe yasoza umwaka ameze neza, n'impinja nazo zikabona amata y'Inyange cyangwa se zikabona amashereka neza, ushobora gufata iyo nimero iri kuri screen yawe ukagira icyo washyiraho, cyangwa se niyo washyiraho inote y'igihumbi yamugeraho kandi yayiguramo inusu y'isukari. Aka kanya mboneyeho n'umwanya wo gushimira abakunzi bose ba Real Vibe bakoze subscribe hano. Ndizera neza ko inkuru yacu mwayumvishe. Ukoze subscribe iyo twaporodinze cyangwa se iyo dushyizeho inkuru hano kuri Real Vibe uyibona mu ba mbere, uyibona itari yasaza cyangwa se abandi batari bayigutanga cyangwa se ngo baze kuyikubarira. Hano rero ikintu cya mbere ni amakuru nk'uko bisanzwe. Njye nitwa Eric Wacu. Wibuke gukora subscribe hano kuri Real Vibe ndetse no gusangiza bagenzi bawe iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru y'uyu mubyeyi kugira ngo nabo babashe kuba wenda bamushyigikira nk'uko nawe ubikoze. Umutima mwiza cyangwa se umutima mwiza wawe hari abo warokora cyangwa se ineza yawe hari uwo yarengera. Akaboko gatanga rero gahabwa umugisha kurusha akakira. Hano ni kuri Real Vibe. Ciao, Imana ikomeze ibarindane n'imiryango yanyu. Mbifurije Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire nk'ibisanzwe.